Mwongeye kwirirwa neza, Uwiteka abahere kandi abahe umugisha. Muri aka kanya keza rero mbashoje kugira ngo kandi ngarutse kugira ngo twongere dukomeze ibyigisho byacu nk'uko tumaze iminsi tubikora. Ni ingingo ya buri munsi tugarukaho tukayiga, noneho wowe kwiga karindwi bigora, wowe wumva nta ntege ukabasha gukandaho ukiyumvira ukuntu ingingo iri kuvuga, ndetse ukabasha kuyiga kandi bitakugoye cyane. Gusa byaba byiza nawe ufashe ibyigisho ndetse na Bibiliya ukayiga, kuko ni ingenzi cyane kugira ngo umugambi w'Imana ukomeze gusohorezwa muri wowe. Rero kuri uyu munsi ni ku itariki ya 3 Nyakanga 2023, aho tugiye kwiga ingingo ya 2 ivuga ngo gucungurwa kwasabye ikiguzi gikomeye, imbabazi zisaze. Gucungurwa kwasabye ikiguzi gikomeye, imbabazi zisaze. Turongera kwibukiranya ko icyigisho cya 2 kivuga ngo umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Rero ejo hashize twabonye ingingo yo kuwa mbere yavugaga ngo abatoranyirijwe muri Kristo kandi bakemererwa muri we. Reka mbere yuko tujya mbere dusenga Imana. Urakoze nyagura ku ngoma, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe tugiriye, tugushimiye ko udukunda kandi utwitaho icyubahiro. Tugushimiye kubw'umugambi mwiza rero wahaye isi ndetse n'inyoko muntu. Ubwo yari imaze gucumura ukabicungura, ni ukuri ni iby'igiciro cyinshi. Reka uduhe kwizera amaraso ya Yesu Kristo atwezeho ibyaha byose. Duciye bugufi rero kugira ngo ubane na buri umwe wese ugiye kumva aya magambo, kandi Mwami ufashe umutima wa buri wese kugira ngo wakire agakiza kawe mu izina rya Yesu. Amen. Ku wa 2 rero ingingo twongeye tuyisubiremo ivuga ngo gucungurwa kwasabye ikiguzi gikomeye. Turongeye kubikiranya ko icyo kwibukwa kiboneka mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 3. Icyaha cyarijimye kirusha ubushobozi imbaraga yari mu mibereho y'abari bateze Pawulo amatwi. Pawulo ashobora kugaragaza imibereho yabo ya mbere nk'abagendaga batariho, bapfiriye mu bicumuro n'ibyaha. Nyamara bagendaga cyangwa bakabaho nk'uko Satani abategeka. Bari imbata z'icyaha na Satani. Ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kwivana mu bubata. Bari bakeneye gutabarwa. Imana yarabikoze ibinyujije mu bikorwa byayo by'ubuntu yakoreye muri Kristo, maze Pawulo akishimira imigisha mishya y'uburyo bubiri y'ubuntu bw'Imana mu mibereho y'abizera, gucungurwa no kubabarirwa. Ubwo ni iyi mibereho ibiri Pawulo agarukaho, ko imigisha yose cyangwa se ikigaragaza ko ubuntu bw'Imana bukorerwa mu bantu. Ikintu cya mbere cyabigaragaje ni ugucungurwa, icya kabiri ni imbabazi tugirirwa cyangwa se kubabarirwa duhabwa kubera ko Kristo yatwitangiye, akaba yicaye ku ntebe y'imbabazi akaba adusabira. Batuhaye isomo rero hano riri mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 7 n'uwa 8, aho bari kutwereka ijambo gucungurwa, ndetse bakatubaza ngo ni igitekerezo gikoreshwa kenshi mu isezerano rishya. Gereranya imikoreshereze y'iki gitekerezo mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 13 n'uwa 14, Tito igice cya 2 umurongo wa 13 n'uwa 14, ndetse baratubaza ngo ni izihe nsanganyamatsiko iyi mirongo ihuriyeho iri mu Befeso 1:7-8. Turebe rero iryo somo ryo mu Befeso, nari amasomo yandi nawe ufate Bibiliya uyasome kugira ngo ubashe gusobanukirwa ndetse no kubyumva. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 7 n'uwa 8 haranditswe ngo niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Ahangaha rero batubwiye ko gucungurwa kwacu Kristo niwe wabiduhesheje, ngo niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Ahangaha rero gucungurwa ni ingingo y'ingenzi cyangwa se ni ikintu cy'ingenzi umuntu wese, inyoko muntu yari ikeneye, kuko nta byiringiro bindi byari bihari igihe Adamu na Eva bari bamaze gucumura, bakoze ibyangwa n'Uwiteka by'Imana yari yarababujije, bituma bajya kure yayo. Rero incungu yarabonetse, ni Yesu Kristo watwitangiye. Rero ijambo ry'ikigiriki ryahinduwemo gucungurwa
mu Efeso 1:7 ni apolutrosis. mbere ryakoreshwaga bagura umudendezo w'uwari imbata cyangwa bishyura kugira ngo uwari imbohe abohorwe. Umuntu ashobora kumva ijwi ry'umucuruzi w'imbata ryirangira agurisha mu cyamunara igicuruzwa cye no gukaka kw'iminyururu iboshye imbata. Iyo isezerano rishya rivuga gucungurwa, ryerekana neza uburyo ikiguzi cyo kubatura imbata ari kinini. Ahangaha amaraso ya Yesu nta muntu ukwiye kuyatesha agaciro, ahubwo ni ikiguzi gihambaye, kuko ririya jambo ryakoreshwaga mu gihe umuntu yabaga agiye gucungura imbohe cyangwa se agiye kwishyura ibiguzi kugira ngo umuntu abe mu mudendezo mu gihe yarabaye imbata. Umudendezo wacu rero uboneka hatanzwe igiciro kinini. Muri Yesu niho dufite gucungurwa binyuze mu maraso ye. Nanone igitekerezo cyo gucungurwa gishima ubuntu busaze bw'Imana mu kwishyura ikiguzi gikomeye ngo tubone umudendezo. Imana iduha umudendezo n'agaciro, ntabwo tukibaswe kubera amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku bwacu. Ntabwo tugikwiye kuba imbata za Satani cyangwa iz'icyaha, ahubwo ducungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo iyo tuyizeye. Kuba uwacunguwe ni ugufatwa nk'umuntu, ntabwo ari ugufatwa nk'ikintu. Ni uguhinduka umuturage w'ijuru aho kuba imbata y'isi. Aha rero ni iki Imana yari gukorera ku musaraba? Hugukira kwita kuri ibi. Igitekerezo kivuga ko Imana yishyura Satani ikiguzi cyo gucungurwa ni igitekerezo cy'abo mu bihe by'umwijima, ntabwo ari icya Bibiliya. Ntacyo Imana igomba Satani, nta n'ikiguzi imwishyura. Ibyiza by'i Karuvari bikuyemo nanone kubabarirwa ibicumuro. Ku musaraba Kristo yishyiraho ikiguzi cy'icyaha cyacu cyo mu gihe cyashize no mu gihe kizaza, agakuraho urwandiko rw'umwenda rwaturegaga hamwe n'ibyo amategeko yadushinjaga. Mu gukora uyu murimo wo gucungura no kubabarira binyuze muri Kristo, Imana ibirimo gukora nka data w'umunyabuntu mu butunzi bwinshi bw'ubuntu bwayo bwadusagijweho. Ahangaha rero ntabwo dukwiye kuyobya cyangwa se kuvuga ko Imana mu gihe tuvuga ko amaraso ya Yesu Kristo afite igiciro kinini, ntabwo bivuze ko ayo maraso ye cyangwa se byishyurwa Satani, ahubwo tubona ko ubwitange cyangwa se urukundo Imana yadukunze ari rwo rwatumye itanga umwana wa Yesu Kristo. Noneho barakutubaza ngo mbese bisobanuye iki ko kuri wowe kuba igitambo cya Kristo gihongerera abantu kiguhesha kubabarirwa no gucungurwa? Bigenda bite iyo wiyumvamo ko utagikwiriye? Amakuru yagufasha, ntabwo ubikwiriye. Burya nicyo umusaraba uvuze. Ubundi hano icyo bari kutubaza, ese ubyumva ute? Tubifata gute iyo twumva ko amaraso igitambo cya Kristo kibasha kuduha kubabarirwa no gucungurwa? Ahangaha ni iby'igiciro cyinshi kuba Yesu yaraducunguye, kuba yaraje mu isi ndetse akabaho nk'umuntu ariko ntacumure, ndetse akabasha kuyibaho nk'umuziranenge ariko akabasha kutwitangira. Ni iby'igiciro cyinshi kugira ngo amaraso ye twongere kuyaha agaciro, twongere kuyitaho kandi twongere kuyizera, kuko niyo adesha gukira ibyaha byacu, niyo abasha kutweza rwose. Kuko muri Yohana niho havuga ngo mu isi nta yindi nzira yo gukirizwamo uretse Yesu Kristo wenyine. Rero reka Uwiteka aduhe kumwumvira ndetse no kumuba hafi, kugira ngo ubwo agiye kugaruka tuzishimire kumusanganira. Ingingo yo kuwa kabiri rero irashoje. Ikibazo, inyunganizi, nta kibazo, ni karibu rwose, turabyakira. Ubyandika aha hasi muri comment, ubundi tukazabigarukaho mu ngingo ikurikiyeho, tukaba mbere yo gukomeza. Rero ingingo yo kuwa kabiri yavuga ngo gucungurwa kwasabye ikiguzi gikomeye, imbabazi zisaze. Ahangaha ni imbabazi zidasanzwe cyangwa se nyinshi Uwiteka yatugiriye. Reka twongere dusenga Imana. Turagushimiye Mana yacu nziza, tugushimiye kubw'ingingo uduhaye kugira ngo twongere tuyumve. Ni ukuri tubonye ko Pawulo yabwiye Abefeso ko Kristo ari we wabacunguye. Natwe ijwi ni iryacu rero kugira ngo turyumve kandi turyiteho. Ubwo twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, reka uturinde kuyakerensa, maze ubwo tuzumvira ijambo ryawe tukabasha gucungurwa no gukira ibyaha kubera amaraso ya Yesu Kristo, tuzashima izina ryawe.
kubabana natwe rero utugirire neza no mu ngingo zizakurikiraho uzakomeze kudufasha kuzumva.